Murakoze nitwa Igiraneza Boris nkaba ndi producer w'amajwi. Ni byiza kutubwira Boris yatangiye production ryari, Boris ni muntu ki muri production? Boris muri production natangiye muri 2017 ariko niho natangiye neza carrière, ariko nakinaga na computer ndeba ibintu bya production, ariko nyirizina natangiye 2017. Boris umuproducer mwiza kuri wowe wa gospel, tubwira ibintu bitatu yakagombye kuba yujuje. Okay, bitatu bira wa gospel. Icyambere nuko yaba akijijwe neza. Icya kabiri no kugira gahunda. Icya gatatu ni ukuba yarakuze nyine y'umuziki nawukunda. Ibintu bitatu nibyo. Hanyuma mu gihe umaze ukora production, ndagize kutubwira challenge wagiye uhura nazo, wagize overcoming gute? Icyambere yo ntago ndayovakamingana n'ubu, ntago nakora indirimbo numva iri kuri ku rwego nifuza, ahubwo niyo yambere mfite kugeza ubu ngubu, niyo big challenge mfite. Ntago ndakora indirimbo numva iranyuze neza ngo numve nagira aho nagera. Big challenge, ama challenges nagiye mpura nayo. Indi ni y'amafaranga, iyo ni imbogamizi ikomeye cyane ko nkatwe muri Afrika ibintu byose turabyikorera, ariko usanga nk'ibihugu byateye imbere bifite ama studio meza, ntabwo umuntu ashobora gukora akazi twe twakora. Dukora akazi k'abantu nk'icumi icyarimwe, biba bigoye rero kugera ku kintu wifuza cyane iyo ukora akazi kari surcharge, iyo ukora ibintu birenze. Urumva rero mbona amafaranga makeya kuri njyewe bitewe n'inshingano umuntu aba afite, ariko iyi big challenge amafaranga ntabwo ndakora ikintu numva nakoze neza. Hanyuma ndagize kutubwira noneho Boris, ni izihe ndirimbo wakoze? Ugiye kuduha playlist y'indirimbo 5 wakoze 2019, zikozaho gato no muri 2020. Utubwire indirimbo wagiye ukora zikagera kure, utubwire izo ndirimbo wagiye uzikora gute? Mwabaga muri gutekereza ko iyo ndirimbo izagera kure, mwumvaga bimeze bite? Batubwira. Nakoze indirimbo nyinshi uyu mwaka ushize, 2019 nakoze indirimbo nyinshi, 2018 izo nakoze. Biragoye kugira iyo ubanza ko nakoranye n'abantu benshi, indirimbo Mpa Amavuta, indirimbo Amarira ya Yohana, indirimbo yaherutse gusohoka ariko niyo muri 2020 yo ya Unconditional Love. Zibaye zingahe? Enye. Asigaye imwe ni Yesu Arakora iherutse gusohoka. Nizo ngizo abantu bazi cyane. Hanyuma ndagira tuze guta dusubira inyuma gato, tubwiye kuri Mpa Amavuta. Mwayikoze gute? Tubwiye indirimbo Mpa Amavuta yaje gute, mwayikoze gute? Tubwiye muri studio session yari imeze ite? Mwatekereza ko iyo ndirimbo izagera kure, bimeze bite? Nayakiriye nk'uko nakira andi projet yose, nayakiriye nk'ibisanzwe nyine nk'uko umuntu yakira projet ya mbere. Nta ndirimbo ya mbere twari dukoranye na James na Daniela, ntabyo natekerezaga pe, ko numvaga ndi gukora nk'ukora izindi zisanzwe, ariko buriya mugisha w'umuntu nyine hari aho buri. Batekereza buriya yari imeze nk'izindi projet zose, nta birenze kabisa. Hanyuma ndagiye tubwire, umaze gukora production, utangiye gukora indirimbo zitandukanye, uraza kutubwira ninde murimbyi wo mu Rwanda waba warakoreye cyangwa se utakoreye ubona ukavuga ati uyu muntu afite future nziza muri gospel industry yo mu Rwanda? Ufite future uvuga ati uyu nguyu yagumye muri uyu murongo, Imana yamugeza ahantu kure. Nka babiri. Okay, nka babiri bamaze kugera aho bagera hano mu Rwanda, cyangwa bagezeyo hari abatarageze, urahitamo. Okay, hari umwana umwe
igihe nshobora kuvuga umusore bita Muhogora Desire, abantu bashobora kuba bamuzi. Uriya nadacika intege, afite muzike nyinshi kandi n'umwana mwiza, afite disipurine, nabonye akomeje ntacike intege niyo wagera kure. Undi ni uwitwa Bahati Eli nawe baramuzi, hari abamuzi, nawe nyine afite indirimbo nziza kandi nawe aracyari nta ndirimbo nyinshi afite hanze, nawe yagera kure. Naho ngaho nabasha kukubwira abandi, ubwo nabo barahari ariko ntabwo ngiye mbasha guhita nkurura ako kanya nk'abantu byakoroheraga binyorohera kurikodinga. Serge Yamuremye aroroshye byatari kurikodinga, ntabwo avunanye. Undi muntu utavunanye Nkomezi Prosper, nawe ntavunanye, nta bintu byinshi aba ashaka. Tugende ku kindi kibazo tuganira ku musozo. Hanyuma ndagize kutubwira uyu munsi Boris niki ushimaho Imana, muraza kutubwira Imana yakoze muri production, urugendo rwawe muri production, ikintu ujya uvuga uti nshimira Imana uyu munsi kubera ibi n'ibi production mu kazi kawe ka buri munsi. Gushima Imana ku ruhande rwa production, cyambere ndashima Imana yuko nyine ndinze, kandi ndatekereza ko buri kintu cyose kigira season yacyo. Ndatekereza iyi ngiyi ko ariyo season yanjye. Ndashima Imana kubw'iyo season Imana yampaye, kuko ndabibona kandi nta birenze nkora. N'ubuntu bw'Imana niko nkunda kubwira abantu, ntago ngewe nta bintu bikomeye nzi gukora, ariko ndashima Imana kubwo season yampaye. Abandi gukora indirimbo nyinshi, n'ubumva mfite akazi kenshi. Ikindi nshima Imana nuko umva nta muntu nambura pe, nta muntu nambura ngo mvuge ngo indirimbo imazemo hano umwaka tutavugana, ampamagara simwitabe, yarampaye amafaranga ye ntawe. Ndashima Imana ko iki kipinzi iyo image imeze gutyo, kandi ndizera ko bizakomeza neza. Ikindi ndashima Imana ko ubundi ntabwo ari ahangaha turi, ntabwo ari ahangaha dukorera, hano n'ahantu nabaye ndi gatoya. Turimo kwagura studio, kandi Imana ndabizi ko izaduha amafaranga tubashe gukora ibintu byiza biri kuri standard nziza. Noneho umuntu yavuga byibuze hari achievement umuntu afite mu buzima yaba igezweho. Ndashima Imana ko imirimo irimo kugenda neza, kandi mu minsi mike muzabibona dufite imishinga myinshi nyuma yabyo. Mu rugendo rwa production, ngewe ntabwo natekerezaga ko nzaba producer, ko ngewe already mfite masters muri economy. Urumva rero hari byinshi, hari ama challenges menshi nagiye mpura nayo mu buzima, ariko ndashima Imana ko hari ibyo igenda nyereka ko ari Imana nyine. Twe turi abantu, hari ibyo ikora utamenya inzira zayo ziba ari igihumbi. Ntabwo ngiye nari nzi ko nzatungwa n'umuziki, ariko nicyo kintu numva nzapfiramo pe, ntabwo numva ntawuvamo. Numva ahubwo nagenda ndeba ibishamikiye ku muziki, nkakora n'ibyo nize economy, nkareba uburyo nabizamura, ariko nkaguma mu muziki. Umuziki uraryoha, ndawukora nkava hano naniwe, ariko production ni ikintu cyiza, kandi hari abana benshi ndi kumva barimo kuzamuka, nabyo ni byiza. Bakizamuka kandi bafite ibintu bishyashya. Rero ndatekereza muri iyi season yanjye Imana izanshoboza gukomeza gukora neza. Imana ibahe umugisha. Hanyuma kimwe mu bintu wagiye wize muri lockdown. Ubundi ubusanzwe nakoreshaga Cubase, ariko muri lockdown nize indi software nshyashya igezweho, iri kuri standard nziza, ifite utuntu twinshi cyane twafasha umuntu kurenza ibyo nari ndimo. N'izindi logiciel nshyashya. Murakoze cyane. Yego.